inshuti nshya zitwungura ibitekerezo, business nziza yunguka, muri make buri wese yifuza gutera imbere. Ni byiza kugira izo z'ibyo twifuza, ariko se bisaba iki kubigeraho? Tuguhaye ikaze mu kiganiro The Coach RB and Mike Show, aho tuganira kuri business mu ngingo zitandukanye. Hamwe n'impuguke tuganira ku bitekerezo bishya bibyara imishinga igezweho, uko wahinduka rwiyemezamirimo, aho washora ukunguka, ndetse n'uko wagenzura neza business yawe ikarushaho gutera imbere. Niba wifuza ubujyanama muri business ukora cyangwa witegura gutangira business, duhamagare tuganire. Ni buri wa mbere, buri wa gatatu na buri wa gatandatu kuri BTN TV guhera saa moya z'umugoroba. Let's talk business. Tuganira business, tukaganira ku iterambere ry'umuntu ku giti cye, kurya societe, kurya igihugu, ariko tukareba uburyo twese dushobora guhagurukira rimwe. Ni yihe migambi yawe muri kino cyumweru yatuma utera imbere? Iyanjye ni uguhura n'abantu bashya, banyungura ibitekerezo bishya. Ndashaka kumenyana n'abantu bashya muri kino cyumweru kandi nigiraho ibintu bishya. Uyu munsi nagize amahirwe mu bantu niriwe nganira nabo, hari ahantu natanga amahugurwa, namenyanye n'abantu bashya bafite experience nshya. Rwose byatumye carnet d'adresse yanjye yiyongera. Hanyuma nawe nizere ko iki cyumweru uzaharanira ko tumenyana kugira ngo nkwigireho nanjye ariko unyigireho muri rusange. Dushobora kumenyana binyuze ku mbuga nkoranyambaga, hari izanditse hano hasi mu kanya Pacific abereka, hari LinkedIn, hari Instagram, hari Facebook. Ariko si nyine dushobora kumenyana tukajya tuganira ibintu nk'ibi, ariko ushobora no kumenyana na coach nawe ukamwandikira kuri Instagram, kuri Twitter n'ahandi hose, yitwa Coach RB. Karibu mu kiganiro nk'ibisanzwe. Ndakubona rwose wambaye neza cyane agashati ka orange, karimo rijya gusa n'ubururu bwijimye. Enzi ibara rya Kiyovu, ntago mperutse kuba nambaye ibara rya Kiyovu. Kiyovu imeze neza kandi niyo kipe ufana, ndabizi ubwo ndabivuze. Ni wacu sinyamirambo se nubizi. Ndabizi uri Nyamirambo. Erega bara Kiyovu yari ikipe y'Abanyakigali. Yari ikipe busisigaye yaba. Sinzi ni Rayon Sport mwigize Abanyakigali. Isigaye y'Abanyabiryogo gusa. Neko Rayon Sport mwigize Abanyakigali mu dutware. Rayon Sport mwigize Abanyakigali, mwigize ekipe y'igihugu. Rayon Sport natwe twabaye Abanyakigali ku mbaraga. Mike, ahantu meze neza ariko. Ahantu meze neza ku uyu munsi. Nizere ko wiriwe. Uyu munsi turaganira kuri opportunity ziri muri eglise, muri church. Opportunity ziri mu masengero. Oya, mu nsengero ya. Burya se naho zibamo. Ahantu hari abantu barenze umwe, aho hari opportunity. Okay. Ndumva byaba ari byiza. Twizere ko muri technique mudufashe kugira ngo ijwi rigende neza. Sinzi niba coach muri kumwumva neza, kugira ngo ijwi rigende neza ku kantu gasamira kavemo, mu bigerageze rwose neza pe. Hanyuma mwebwe mudukurikirwa namwe tubahaye ikaze. Coach ati ahantu hose hari umuntu urenze umwe haba hari opportunity, haba hari amahirwe. Iyo tuvuga opportunity ni ibintu ushobora kubyaza amahirwe, ugahindura imitekerereze, bikaba byagirira akamaro societe nawe bitagusize igihe waba uhisemo kubibyaza umusaruro. Coach ati turavuga ku bijyanye na opportunity ziri mu nsengero. Ese koko zirahaba? Aho usengera ubona ayahe mahirwe ahari? Umunsi turibanda ku bantu by'umwihariko badafite akazi, reka tubahere kuri abo. Niba udafite akazi, ese mu rusengero ubona hari amahirwe yo kuhabonera akazi? Ese mu rusengero ubona hari amahirwe yo kuhakura business? Kuko tujya kuhubakira roho z'imibiri yacu, tujya kubakira roho zacu, soul mu cyongereza, ariko dushobora no kuhakura ibitwubaka mu buryo buri professionnel. Ibyo rero coach araza kubidufashamo. Icyo ni ikintu nanjye ntari naratekereje, ariko zirahari da ko mu rusengero. Si ubundi udatereye imbere mu rusengero waterera he? Hagomba kuba isoko yo guteza imbere. Hagomba kuba isoko yo guteza imbere. Niba ahantu usengera hashobora kukubera isoko yo kudatera imbere, uhave. Nego n'uwo mupasiteri umwibagiwe. No kuvuga ngo urusengero rugomba kukubera isoko yo gutera imbere. Yego nibyo. Niba mu rusengero rero bakubaka mu buryo bwa soul, ariko ntibakubake mu buryo bw'umubiri, ubwenge, iterambere, abantu utangira hashireho doubt. Okay.
coach araza kutubwira mu kanya, ariko ibitekerezo byanyu turabyakira. Nimero ngiyi hano hasi, muduhamagare. Ibiganiro byatambutse byose mubisanga kuri amshow.co. Ibiganiro byacu kandi biratambuka kuri Facebook na YouTube live. Abaduha ibitekerezo mwese turabashimira kandi turashimba ko mutuzirikana. Hanyuma rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, coach tumenyereje kutubwira buri gihe mu ntangiriro z'ikiganiro ibintu by'ingenzi bitwinjiza neza mu cyumweru, twatekereza bidufungura, byatuma duhindura ibitekerezo tugatangira kurangamira iterambere tuvuga. Umuntu umwe ashobora guhitamo kuba rwiyemezamirimo akihangira akazi, ariko hari n'ukora mu kazi arimo ashaka gutera imbere, hari n'usanzwe ari umucuruzi ashaka gutera imbere. Dufate iminota nk'itanu utubwire kuri icyo, ni ibiki abantu bakwitaho cyane cyane muri kino cyumweru twinjiyemo. Mu kanya ni umuco wacu ko tureba bamwe mu bafite ibyo bamaze kugeraho, turaza kwerekeza kundi muntu wafunguye ibitekerezo bye akabasha kugira icyo yigezaho. Turaza kumureba, mumwigireho, murebe niba hari icyo mwakora mugendeye kuri experience. Coach, umwanya ni uwawe. Reka mbanze mpera ahantu hashimishije, ndaje ngusaze. Hera ahantu hashimishije rwose. Iyo mbonye imibare nk'iyi ngiyi reka bayigize imbere ahubwo. Mu minsi ishize uzi ukuntu crypto yari yaguye yashwanyaguritse, right? Yari yaguye no muri Binance yanjye nabonye nari namanutseho hafi 50%. Do, reba nageze do. Ndabona hasi. Ubwo ni ku itariki 22 z'ukwezi kwa mbere, uribuka mubwira ntukoreho ubyihorere. Dore byamaze kugaruka, sibyo? Ni ukuvuga ngo byari byamanutse bigera ku 8,000, ariko uyu munsi byazamutse bigera ku 13,000. 13. None reka nkwereke yindi tujya duhurizaho ukuntu. Reba mu munsi umwe yazamutse 45. Ibaze rero bagurishije mu cyumweru gishize. Ibaze iyo mba narayakuyeho. Mu cyumweru kimwe 50% yagarutse. Impamvu ushaka kwerekana iki ngiki ni Mike, nuko kenshi baba ngo turangura duhendwa tugacuruza tugarurisha duhomba. Urumva niba ugiye muri crypto cyangwa stock market n'ibindi, ikintu cya mbere ugomba kumva ni uko byose birazamuka bikamanuka niko bigenda, ariko long term bikomeza bizamuka mu gihe kirekire, sibyo? Rero iyo uguze biri hano bikamanuka ukagira ubwo ukavanamo ubuhombe, waguriye hejuru ugurishije hasi, byongera kuzamuka ugahomberamo. Ejo muri gihe byamanuka kuri amatariki nahise nkubitamo ibindi bibiri ahubwo. Ibyo ayo bibiri nashyizemo yamaze kugarutsa hafi 600. Wow. Ndibuka nkubwire ngo umbwira uti byihorere byibagirwe, nabonaga bimanuka cyane, biramanuka cyane, ariko ku mugoroba nagiye kubona mbona byongeye bitangira kuzamuka. Muri Binance, ubwo ndavuga nko muri Binance kuko nge niyo nakoresheje yitwa Shibu Inu, niyo yanatwerekaga mu kanya wakongera ukayitwereka, nayo yari yamanutse cyane, ariko yongeye itangira kuza. Muri rusange ku rwego rw'isi yose zari zamanutse, ariko abantu musobanukiye bya crypto murabizi neza ko igihugu cya Kazakhstan kiri bya mbere bikorwamo mining cyane, cyari kimaze igihe rero gifitemo ibibazo byinshi bya politike, ku buryo byanageze no ku rwego rw'igihugu, bituma mining iragabanuka cyane, bituma habaho ibibazo ku rwego rw'isi, ariko ubu ngubu byongeye kuba stable cyane, byongeye kuzamuka. Ubwo rero nizere ko abantu mushora muri crypto nimwongere mushyiremo, mw'abantu mwe nimwongere mushyiremo. Urabona coach ubwe mu cyumweru kitaranashira, ngira ngo ni ibyumweru 2 yari yamanutse, ariko urabona byongeye kuzamukaho hafi 4,000 mu cyumweru kimwe cyonyine cyangwa kimwe n'igice. Rero this is an opportunity twongera kubashishikariza. Hanyuma niba ushaka byinshi mujye musura website yitwa crypto2000.com, ushyiramo email yawe bwa mbere, ubundi ukajya waccessinga amasomo yose. Ikindi, ubwo ibintu byatangiye gusobanuka, tuzategura ibiganiro mu minsi iri imbere, abashaka mubizemo kugira ngo mubyigireho cyangwa se mubihugukiremo, kuko harimo opportunity rwose. Gusa ariko nanone mwitonde ko harimo n'abatekamutwe benshi. Mike, yes,
reba Facebook mu kwezi kumwe aho imaze gutaka. Ni ukuvuga ngo Facebook yarahombye ku rwego rwa 31 n'ibice 5%. Ni ukuvuga ngo nayo yari yamanutse cyane kubera za TikTok zigenda zizamuka n'ibindi. Netflix turimo turareba ku rutonde muri rusange kugira ngo mujye munabisobanukirwa. Netflix nayo ni urubuga abantu bareberaho za filime ngira ngo murabizi, nayo yari yamanutseho hafi 27 n'ibice 17% mu kwezi kwa mbere kwashize. Niyo mpamvu rero muragomba kumva iyo byamanutse byavuye he, nuko hari igihe kigera bitewe n'amezi, bitewe n'ibintu runaka, ugasanga isoko ryago rya stock. Rero crypto maze gukomera nayo igendana cyane n'isoko rya stock. Urabona? Ariko noneho yo recovering vuba. Rara nk'ubu bya recovering 40%, ariko iracyari muri moya. Muri moya 4, right? Igihe izindi zirimo kuzamuka 45%. Anyways, so idea ya mbere Mike. Yewe kubera ko nkunda muri minsi sigaye njya magasinzira nta kibazo. Uwiteka yaramperera. Ariko ubundi kugira ngo sinzire najya mu gitana nkakubitamo amezi amasaha 2 ntarasinzira. Utekereza? Sinzira gutekereza kuva kera byangora gusinzira. Madam akaza mu gitanda akamwanga ngo good night akaba aragiye. Yagiye maze mu masaha 2 nicaye nanone gusinzira. Rero icyo gihe narabanje nashatse byaye binsinziriza, nshaka ibinini bisinziriza, sample hari ibinini unywa bita melatonin ugasinzira. Aho ngasanga nzaba addicted. Ndabireka. Fata app, hari app yitwa Calm. Calm nka Calme. Calm ni Calme gutuza. Gutuza. Tuza. Iyo app ndayifata ibiriho imiziki, amasound atandukanye, amazi, imodoka, ibintu bitandukanye, ugashaka sound ituma ushyiraho kugira ngo uryame bikaba bivuga muri telefone yawe. Ushatse no kuvuga ngo washyiramo amajwi y'imvura iri kugwa. Bigafasha gusinzira. Noneho rero hari abatipe bayifashe bayikroninga bakora noneho y'abakristo. Y'abakristo twagiye rero ni ukuvuga ngo bakoze application y'abakristo. Bayita Abide. Ari za verse, ari indirimbo, ibintu bitandukanye, right? Noneho rero niba uri mu Rwanda abantu bose bumva Ikinyarwanda ushobora kugenda ukiyandikira kuri app, sibyo? Ushatse wakora Calm cyangwa zombi zakora, ariko umunsi nazo duhere ku za Kristo. Calm app, right? Ushobora gufata ile ya Calm cyangwa ugafata iya Abide, doesn't matter. No improving asleep. Kuko no mu Rwanda abadasinzira ntabwo ari hano gusa. Ibitotsi ni ikibazo ku isi hose. Rero wanze kubifata ukareba uburyo babikora mu Cyongereza ukabishyira mu Kinyarwanda. Wow. Abantu bakajya babyumva kandi koko uravugisha ukuri kuko abantu babura ibitotsi ku rwego runini, abantu baba bafite stress nyinshi, bikatera n'izindi ndwara nyinshi cyane. Iyo bavuze ngo akazi kagoye, ujye umenya ko umuntu adasinzire we. Niyo akazi kakunaniye, performance yagiye hasi no kudasinzira bihagije. Buriya bajya bavuga ngo umuntu uryama amasaha ane ngo ni umuntu ufatika, ngo bira byabaye Elon Musk. Nawe rero ukuntu wajya ngo imyaka 70 kandi 50. None umuntu se yungukira hehe iyo bigenze gutya? Très bon. Umuntu akoze application nk'iyi naho mbaza reka gembariza abadukurikiye. Reka tujye twirebera. Reka ngo nk'urugero nka Calm nishyuraga urayiza for free, ariko nyuma you pay. Reka nkwereke Calm price cyangwa Calm app payment. Turebe ko 12 ku kwezi, 13 ku kwezi. Amadolari 13 ku kwezi. Cyangwa 70 ku mwaka. Wishyuriye rimwe. Buryo watangira rero amezi 6 ya mbere aba ari ubuntu cyangwa amezi 3. Cyangwa mu minsi 30. Iyo amaze kuyikunda rero yagusobanukira. Biba birangiye. Iyo wayikoze ugaca umunyarwanda amafaranga 500 bayatanga. Bayatanga. 500 ku kwezi. Cyangwa 10,000 ku mwaka. Rwose 10,000 ku mwaka egirizo ziri mu Rwanda zingana gute? 1,000 by'abakiriya babibura. 1,000 kuko ni 10,000 ku mwaka se. Niyo wabona abantu 5,000. Ku 10,000 ku mwaka. Barahagije. Ubwo ni zingahe ni miliyoni z'amanyarwanda? Ufasha abantu 5,000 ku 10,000. Urumva se atarimo miliyoni zirenga ko ari menshi.
hafi miliyoni 50. So umwaka wa mbere izo miliyoni 50 so kujya ugashaka abajene bazi kuririmba neza ukabaza muri studio bakaririmba uturimbo neza ugashaka abantu bazi kuvuga neza nabo bakakora umwaka wa mbere yandi ukayashyiramo bakajya basomba verse za Bibiliya batanga inkuru zo kurema abantu umutima uyu munsi niho ujya mu Kinyarwanda ukabibona. Voilà, izo ni business nshyashya ziri kuza. Hari abasore bamaze iminsi batekereza gushyira Bibiliya mu Kinyarwanda mu buryo bw'amajwi, bamaze gutangira umushinga, banakora bike ibiganiro nka 2 baranambwira mbagira inama, ariko bampa sample yabaye na nziza, sample ndaza kuyikoherereza uyumve. Ariko izi nizo jare za business turi kwinjiramo mu kinyejana cya 21 tugiye no gusoza mu gihe kizaza hakazajya 22. Bivuze ngo rero izi nizo business zo muri 21st century. Fanta n'amata bikonje biragenda bivaho rwose n'amandazi. Ubuze Fanta hari company Google investishijemo n'andi makampani akomeye igiye gukora 3D machine. Imashini izajya printinga ku buryo izajya ivangavanga ukabona nshaka Fanta orange ugakanda akabuto igahita ibivangavanga ugahita ubona Fanta yawe mu gikombe. Ushaka Coca igahita ibivangavanga formule zirimo. Urumva ukuntu byahatari ku buryo amakampani ya Fanta na zaji azagira ikibazo. Ni ukuvuga ngo bazajya ibyuma bagenda bitereka ahantu hose hari public. Cyangwa ukigure nawe ubikora nka business mu rugo iwawe. Icyakabiri ni kireba Mike. Nuko uyu munsi nshobora kuba mfite formule nigishijwe na nyogokuruza icyo kunywa kiryoshye. Urumva iyo formule nkayifata nkayandika neza nkayohereza company igahita ikora software yayo izajya mixing. Ya mashini nkahita shyiramo nkabona Fanta nkabona icyo kunywa cyanjye kiwacu kihari. Uravuga reka tuvuge nk'uravuga sari urwagwa rukora. Nk'uwakora urwagwa nabonye irushanwa ry'abantu bo mu Gataraga barushanwa kunywa ikigage ngo nk'imashini ikora ikigage. Anyway, sinzi niba warusoje twacyari indi. Okay. I'm on fire Mike. Uyu munsi ndakumurira. Ikurikiyeho ikindi kibazo kigoye uyu munsi kubera covid ama eglise yarakennye kuko abakristo ntibajya muri eglise batagiye batabona excuse yo kudatanga amaturo. Yego nibyo. None n'abapasiteri nabo bakabona excuse yo kutavuga n'abakristo bakiyicarira. Ibaza rero hari app abakristo baturiraho ariko n'abapasiteri bakabasha gukomunika n'abakristo babo kuko WhatsApp ikurimita ku bantu 300 ahari cyangwa 200 cyangwa 200 hari n'abajya muri Telegram ariko si bose babazi izo application. Hari app yitwa Typhoon. Iyi ni kwivugaho cyane tukiri kuri YouTube cyane rwose warayivuze Typhoon warayivuze cyane rwose tukiri no kuri YouTube. Urabona iyi ngiyi uburyo imeze kabanza mvana byabo kabanza mivaneho birimo birangira mu nzira bikandangaza. Okay. So ushaka gukora giving, right? Giving ni ukuvuga ngo gutanga nko gutanga cyane cyane ko guverinoma noneho sigana bikurikirana iby'imisoro, right? Sinzi niba mu Rwanda ahangaha egize zishyura imisoro acaci ntabwo zisora. Ntabwo zisora kuzo zigomba kwerekana impapuro. Iyo watanze ariko nabo n'ubundi batanga raporo muri RGB n'ibisanzwe. Aha rero iyo watanze baguhana resi muri eglise ukayijyana kubera ko guverinoma zanga zitanga iyo watanze mu bikorwa bitandukanye si ngombwa ko eglise gusa bikugabanyishiriza umusoro wawe. Nibyo. So gutanga hari kuba connecta n'abantu hakaba message hari church app hari ama event byinshi ushobora gukora. So ushobora gukora app imeze nka Typhoon ukayitangira ari gutanga gusa ukagenda wongera ko nayitangira byari gutanga gusa igenda yongera ama event na za media n'ibintu bitandukanye, right? Ariko no vanga umuntu yiriho wese ahita mbega urusengero rwose niba mu rusengero mufite abantu 500 bose bari connected hano bari connected message kabagereraho rimwe icyarimwe ari abakristo bawe kabagereraho rimwe bose
bose cyarimo. Niba ari ubutumwa bwa mu gitondo utanga pasiteri abakristo bakabwumvira rimwe, washaka ku mugoroba ukajya ukora serire bose bariho, bose babyumva. aha Niba tekinoloji itaraza cyane Mike nari nkubaza nka za telefone abantu bakoresha za namba abantu bakishyuriraho harya batanga bakoresheje aya ma USSD code, ama USSD code ushaka kuyikonekitinga kuri app nk'ingi. yego cyane rwose, ugaha abantu USSD code hanyuma ugakora groupe ukajya bahereza ubutumwa nabo bakaguhereza amaturo. amaturo ntabwo ari itegeko, cyakora icya 10 cyo ni itegeko. Okay. Oya n'icya 10 ntabwo ari itegeko, tuzabigarukaho ikindi gihe. Uretse ko nabyo Bibiliya irakivuga, uretse ko icyita rusange ni kimwe nuko gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa. Gutanga ubu ngubu ni gutanga byose. Niba ukubwiye ngo utanga 100%, utanga 100%. Icya 10 twarayihendaga. Ubu yaratuzanye yaratubwira byari kera, ubu ngo mu isezerano rishya cyangwa ngo ibyawe byose wowe ni ibyawe byose ni ibya Mungu Rwanda. Okay. Mwebwe mudukurikiye murabyumva mute? Ibitekerezo atanze murabibona gute? Duhamagare kuri 0788168685 n'amazeru akurikiye. Ni nimero mureba hano hasi. Abadukurikiye muri kuri Facebook turabasuhuje, namwe turabasuhuje cyane. Abari kuri YouTube namwe turabaramukije cyane, mugira amahoro. Reka twinjire mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu kibijyanye turebye business ideas zo guhanga cyane cyane ku rubyiruko rw'aba.com mugendana na vision igezweho uyu munsi. Ariko twongere turebe nanone umusore uri mu cyaro ntabwo ufite ikintu cyo gukora, uribaza ngo ejo uzamera ute nka cya kiganiro cyahozeho mu myaka yashize. Rimwe na rimwe urabyuka ntuva mu rugo iwawe, uraguma iwanyu, uraguma mu gahinda uti ubushomeri buranyishe. Nyamara ufite amaboko abiri, ufite n'amaguru abiri. Ikikugoye kurusha ibindi umwanzi wa mbere w'iterambere n'icyo bita mindset. Mu Cyongereza ni ijambo risobanuye imyumvire mu Kinyarwanda. Uwo ni imyumvire.com w'iterambere. Reka twerekeze mu karere ka Rusizi, umusore ukiri muto ariko aranubatse, afite umugore n'abana nubwo afite imyaka ikiri mikeya, yahizemo kutagumisha amaboko mu mufuka, ahitamo kwihangira umurimo. Mu cyumweru cyashize ari gihe tubabwira ibitekerezo muti ibyo bitekerezo ntiwabitangira udafite amafaranga menshi. Ubushize rero muri no minsi kugera ukwezi kurangiye turareba ibitekerezo biciriritse. Twabonye ukoresha igare mu Bugesera w'umudamu. Ubu twerekeje i Rusizi, umusore nakunze cyane, afite akaboko kamwe ariko atunzwe n'umurimo wo kwasa. Reka turebe inkuru ku buryo burambuye, turayigarukaho mu kanya, muyirebe neza, turagaruka tumuganiraho n'icyo yaba kwigishije naho mu kanya gatoya. Uyu Jean Paul avuga ko yatangiye umurimo wo kwasa ari umwana muto kuko ngo yafashwe n'ubumuga ari muto. Ngo ntago yahise agana umuhanda ngo ajye gusabiriza, ahubwo yakurikiye mukuru amwigisha kwasa. Nanze gusabiriza, nashatse ubwenge mu mutwe, namugaye ndeba, ari ndangije uwa gatandatu mugara ndeba, ariko Imana iramfasha mu kuboko kumwe ndagukoresha. Ndi umupapa w'abana babiri, nta kibazo mfite, ariko ibirayi biraboneka ku miguru kingo umwe ndikingije bita imbasi. Bagiye kunjyana Katagara, ubushobozi burabura, ariko uko byasa kose ndiho n'umuryango wanjye w'abana babiri n'umugore wa gatatu, nanjye mbona naricaye maze kwicara, mbona ndakwicara ku muhanda, ndatekereza, maze gutekereza biba ngombwa ko mbanza mukuru wanjye yarasaga ndajya mukurikira. Maze kumukurikira anyigisha gutsinda igiti, anyigisha kwasa umwase. Umwase nakuramo imyasi ibiri, ngakuramo umwe, agenda nyerekera
ubu nakwitsindira igiti bikaba ngombwa ko njyasa ko ngirangiza nubwo yamyase 20 nayiguha ubu mfite ubushobozi bwo kwasa imyase 50 60 nabirenze. uyu mugabo wubatse ufite umugore n'abana babiri akaba avuga ko gusabiriza atari umuco mwiza ahubwo bagakwiye kuza akabigisha kuko ubu yiteje imbere. Mbo umuco nda muco wo gusaba ubaho ngiye narabitinze cyane ibi nzabikoresha Imana izacindira aho ntazi ariko ibi nzabikoresha nge nibonera isabune umunsi w'intwari ngewe intwari ku cyanjye giti kuko gifite ubwenge bukora sibye ko ari nta bushobozi mfite na bukoresha ariko nta kibazo ufite. Akimana Ernest, BTN TV mu karere ka Rusizi. Ernest wakoze cyane warakoze kandi gusura uyu mugabo afite abana babiri afite umugore uriya niwo murimo umutunze yenda yamashongerewe yasubize umugabo wa ntemusiyo cyane ku buryo numvise binkoze ku mutima gusabiriza ntabwo ari byiza yari afite impamvu hari abantu nka we benshi tubona yari afite impamvu yo kuba nawe yagenda muri za gara agasabiriza ariko aravuga ati ntabwo imyumvire yanjye ubwenge bwanjye buzima bunyemerera kuba najya gusaba aremera ahindura imyumvire kugeraho afata ibiti akasa ubu hari umusore hano dukurikiye bamubwiye ngo aze yase bamuhe 500 yavuga ati reka uzabaze reka urumva ariko we akora kare akazana nakubwira ati niko gatunze umuryango wanjye niko gatunze umugore nanjye n'abana be babiri wa mugabo we bravo kandi Imana igumugisha ikomeze kukwagura uzatera imbere nakwifuriza yuko ariko ubu nta bantu cyakora nzabaza rwa rukero ukuntu rumera turebe tuzaruteranye rimwe nk'abantu bakurikira kino kiganiro tuzarumugura nta rukero rubaho umuntu yashisha byihuse urukero niba rubaho ariko navuga ngo uriya mugabo ni intwari pe ni intwari gutera imbere ni kuriya rero no guhindura imyumvire iyo wamaze kurwanya umwanzi wo guhindura imyumvire ibintu byose birashoboka. Coach ijambo ni ryawe ubundi tuze kwakira abantu tuganire nabo. Reka twakira abantu ngiye byandenze buriya kabisa byandenze biriya byandenze uranyumva ndakumva neza rwose genda ntacyo narenza aho byandenze uriya yanyemeje naho reka numve ni umuvandimwe icyo atubwira. Alo wiriwe neza amakuru ni meza ninde tuvugana Teogene wari ukurikiye ikiganiro ndagikurikiza reka hari ibyo twaganiriyeho bimwe wabishyiraho igitekerezo ariko hari n'undi mugabo ubonye hano uyu mugabo ni irihe somo ubona abantu bakwiye kumwigiraho urimo ko nta mpamvu yo gusabiriza nta mpamvu yo gusabiriza ufite amaboko kandi iyo utawe uyafite ufite ubwenge urakoze cyane rwose. Hari ikindi washaka kubaza umuvandimwe Teogene ati nta mpamvu n'imwe yo gusabiriza igihe ufite amaboko ariko kandi nubwo waba utayafite ufite ubwenge naganiriye n'umuntu ejo bundi Mike ufite ubwenge. Hari umushuti wanjye wo mu Biryogo akora amaradiyo ariko ntabwo amaboko yakora neza abiri ariko muri atelier aba ahari agayidinga umuntu ati urakora gutya niko kazi ke kamutunze. Umugabo buri gihe munyuzeho rwose numva nishimye nejejwe cyane mu mutima nkamusuhuza kubera afite courage cyane. Alo ko numva ntakumvaga avugiraga kure cyane ra. Alo ejo mwiriwe neza amakuru ni neza witwa ndura hagana he? Nitwa Marandi muri Nyaruguru. Uriya mugabo aratangaje yasizaga kuri college Donka. Ni ukuvuga ngo ahantu uramuzi wowe waramubonye yasi? Ndamuzi yasizaga ikigo cyo kuri college Donka.
ikigo cy'ishuri nawe uramuzi ubona ko ariko kazi akora gusa arashoboye ariko imana irimo umugisha wowe iyo umubonye ubona hari isomo wamwigiraho wowe cyangwa abantu bakwiye kumwigiraho kutagira ubunebwe ukagira imyumvire myiza urakoze wowe usanzwe ukora iki mu buzima bwawe busanzwe ndi umuhinzi wowe uri umuhinzi uhinga iki inyanya ubundi mu buryo bugezweho uyu munsi ntawe ukivuga ngo ndi umuhinzi ndi umuhinzi w'inyanya uhita ugashyiraho ako kantu bati ndi umuhinzi w'inyanya ukaba proud yabyo kuko ni akazi kawe bituma n'umuntu ukeneye inyanya ahita kuvuga ati uwo muntu ufite inyanya ni mumundangire hakiri kare halo yes wiriwe neza ninde tuganira urahagana he turavugana na Hagenimana Emmanuel Girumuyaga Nyagatare reba na kabisa uriya muhungu twamubonye ka muhungu yigishije benshi kabisa nkawe ku giti cyawe Pacifique ndongera mutwereka nkawe ku giti cyawe umwigiyeho iki rero ngewe ku giti cyanjye nubwo ndi muzima mfite amaguru n'amaboko yewe kabisa buriya ngenda umuhinzi urahinga iki rero ni ibigori wowe uhinga ibigori aha urakoze rwose cyane wowe umwigiyeho kudacika intege no kutagira ubunebwe kabisa urakoze cyane mu murenge wa Rwimiyaga turabakunda cyane umuvandimwe yasiriza hafi ikigo cy'ishuri murabibona halo mwiriwe urahagana he muvandi Karangazi mu karere ka Nyagatare rero uwo mugabo akazi kabi kagurira akazi keza yego noneho wagendera ku bumuga yifitiye ahubwo ni abantu bageze nta numero ntatangaje urubyiruko rw'ubu ngubu uramuhamagara yo ku kazi n'urugero genda umumotari ariko usanga hari n'umuntu wumva ko akazi k'umumotari cyangwa se ahubwo nziza umumotari n'ubuhinzi ni bwiza ariko hari umuntu wese umumotari kumva ko nabwo atari akazi yego ndareba umugabo ufite ubwonko bw'umwe mu gihe hari abantu bafite abiri bicaye biga basabiriza bikagutungura cyane abantu bamwigireho iki rero ndetse bumva bamwe kureba yaba babaga babireba bose bakwiye gukura amaboko umufuka bagakora akumva ko nta kazi na kamwe kazi kabaho akazi kabi ahubwo nakumva ko ari akazi ko kuri gusabiriza utazi n'umuntu ahantu ari kukwemura guheza nibyo rwose urakoze turamukirize abaho Karangazi turabashimira cyane cyane kandi turabakunda cyane halo wiriwe amakuru yawe ko numva ahantu uri wagira ngo ntari rezo neza ra witwa nde witwa mama Eme mama Eme ongera ijwi rwose pe ubu noneho nanjye ndakumvise sinzi uko bigenje yego aha urakurikiye ikiganiro usanzwe ugikurikira n'ubusanzwe ndagikurikira ariko amahirwe umugabo yagukoze ku mutima cyane ariko urabona ari iki nk'abantu bavuga bati nta kazi bakinefaguza akazi cyangwa ati ndi umushomeri byakomeye nabuze n'icyo nkora urabona bakwiye kumwigiraho iki uyu mugabo wo mu karere ka Rusizi yewe inama natanga rwose nk'umunyarwandakazi ni uko twakura amaboko mu mufuka tugakora nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda ahora bidushishikariza tuvana amaboko mu mufuka dukore twiteze imbere duteze imbere n'igihugu cyacu kuko ntago tutagiye kure mayike nawe urebesheje amaso uwo mugabo aramutse afite sapoti yagera kure kandi yaseze u Rwanda imana sinzi ukuntu nabikubwira mbega yewe niba iyo nkuru yakoze n'abana banjye ku mutima rwose baravuga ati mama uyu mugabo tumwigiyeho ibintu byinshi cyane kuko kubona
gihe yenda turebeye ku rubyiruko ruri hanze ahangaha turakubwira ngo niba ntagize ngakora iki kintu ni iki kindi nakora ariko uyu mugabo umurebye arimo arasa inkwi n'akaboko kamwe kandi afite kuraje sinzi niba mwabibonye kuraje aba afite ni nyinshi bya hatari reka pasi akomeza kutwereka afite imana sinzi niba ari abantu dufite umutima wo gufasha reka tuzareba ikintu twazareba nitubona ka kamashini kazisatura cyangwa turebe ikintu twazakora rwose ndamuvugisha vuba ejo nzavugana nawe rwose ni ukuri dukwiye gukora n'ubukangurambaga ku bana b'urubyiruko bari hanze ahangaha bari kwiba turi benshi abana bishoye mu busambanyi mu biyobyabwenge imana sinzi imana sinzi mayike bayi urakoze biteye emosiyo nibyo umugabo rwose nanjye Allen coach Abina wati nanjye byandenze rero nibi tubabwira gutera imbere gutekereza out of the box cyangwa ibyo abandi badatekereza allo mwiriwe nanjye byandenze uri hese utuye he muri Kigali hano hafi hejuru ngo urimo urumva amafu y'umugoroba mu kagari ka Kigali ndahareba umurenge wa Kigali nka nitwa Masalimu yego uwo muntu nakomerezaho hari benshi aruta bafite amaboko n'amaguru bahisemo gusabira urabona arimo arakoresha akaboko kamwe kandi afite kuraje afite kuraje rwose sinzi impamvu bicitse rero turakomeza twakira abantu nka 2-3 coach aze kutubwira kuri gahunda yo mu rusengero mu kanya abantu nka 2 bonyine akomerezeho allo reka twakira umuntu umwe coach abanza avuge yes coach komeza wiriwe wiriwe neza murahagana he mwitwa bande ndi Muhanga hagana he ubwo Muhanga aho bita Ishyogwe Ishyogwe hafi aho ngaho ya cyaki yo kwa harya bakita ngo iki kuri Aideri uwo muntu rero ntawe atakora ku mutima watakora ku mutima rwose sinzi ukuntu yaba ameze biratangaje kubona umuntu yashyize ukuboko kumwe neza akasingizaho igiti kandi yasingiga ngo nk'icumi zose arazikubita umuntu wasiriza ikigo cy'ishuri urumva ko atoroshye ntabwo byoroshye nkawe rero ubu abasore ndumva uri umumama mukuru ibyo byose ufite nk'umwana ukabona arabyuka yigumiye mu rugo tukavuga ati mama akazi karabuze hari ikintu uyu mugabo umwigiyeho wakwigisha umwana wawe cyangwa uw'umuturanyi cyangwa uw'inshuti abana se wagira ngo abana uko nabibonye bo n'abafite bakuru wagira ngo bo ntibabibonye bo ntibatangaye nabo batangaye ntawe bitangaje rega biratangaje gusa udukero ibiti tubaho baragakwiye rwose urakoze cyane rwose urakoze coach umwanya n'uwawe tube turetse turaza kongera kwakira abantu mu kanya twaganira yego urakoze twaganiraga ku musore wemeje kwikura amaboko mu mufuka ahisemo kazi gato cyane impamvu twahisemo aka kazi ubushize twaberetse inkuru y'umudamu wahisemo gutwara igare harimo n'abanyandikiye benshi bambwira ngo tuzongere tumuganirizeho ngo tuzongera tubirebeho nta kibazo turavuga tutireka muri no minsi tubaganirize kuri babandi bari no muri business ziciriritse kuko hari abo twaganiraga tirega mwebwe muratubwira business zo kuri telefone z'abantu bize reka duhera aha ngaha rero coach n'iki ukunda kuvuga ongera unabyisubirire muti hari ibintu ujya uvuga ngo hari uburyo umuntu areba ikirahure akavuga ngo kiruzuye cyangwa kiracagase ongera hari ukuntu ujya ubivuga neza ngo niho ruhera niho bishingiye half empty half full abantu babiri bashobora kureba ikirahure umwe akavuga ngo kiri hafi gushamo amazi undi akavuga ati cyavuyemo makeya kirenda kuzura ugomba kiri kuri mwati nayo kirimo hagati ushobora kuvuga uti kirenda gushamo amazi
cyangwa harimo amazi menshi harimo kimwe cya kabiri hasigaye kimwe cya kabiri kugira ngo gusa byuzure right icyo nshaka kugarukaho impamvu uriya muntu yantangaje naho nganira na mugenzi wanjye ejo bundi n'umugabo urugo yari amaze iminsi business ye yaraguye so yari amaze amezi 2 yicaye mu rugo yarabuze akazi umunsi ku wundi naho tuvugana ndamubwira nti kwa mbere uyu munsi navuga ubyuke wambare neza utegure urukweto utegure ishati ugende nk'ugiye ku kazi ati ndajya heza I don't care mu gitondo nkuko abandi babyuka saa 12 bakitegura saa 7 bavuye mu rugo usohoke mu rugo ugende ibintu biri bivamo n'iki icyambere nuko umugore ari bugira amahoro kuko umugore ntago siga mu rugo ntago bisa neza siko bimeze icya kabiri nta mugisha uzagusanga mu rugo mu gitanda ugomba kugenda ugahura n'abantu so buri muntu wese agira telefone ngaruka kuri telefone ntago nyumva neza okay pasi mwongera akavorime gake kugira ngo mwumve komeza ariko buri muntu wese afite telefone niba waba uri umushomeri byuka mu gitondo wambare neza ebana ishati ikeye ugende nk'ugiye ku kazi ariko nufate telefone yawe rero abantu bose uziranye nabo uvuga uti muri aka gace abantu uziranye nabo wenda bakorera aha naho ujye mu downtown mu mujyi rero tuzajya Kacyiru kubasuza gusa tu ni muri quartier I just want to say hi nagira mbasuhuze gusa batangira kukubaza mbese bite wowe ukora iki ariko ntabwo bazakubaza mudaherukana wirirwa wihishe mu gitanda urimo kure wanze kuva mu rugo ugomba kuba ufite iki ufite amaguru ufite amaboko fata urugendo ugende nk'ugiye ku kazi every day ntabwo ushaka kubikora gutyo ngo umare ukwezi utarabona ikiraka cyangwa by'umwihariko abasore mwebwe rubyiruko mu gisoza amashuri ubyuka wicaye mu rugo udasohoka mumenye ko ngo ari umwanzi w'iterambere va mu rugo kuko isohotse mu rugo uhura na opportunities ntabwo uzamenya ibisohoka mu rugo ukabona umuntu avuga ati ugahita uhura n'umuntu waparitse imodoka aho ku ruhande yenda yamushyuhiyeho ukamufasha akaguha igihumbi wakibona utasohotse mu rugo ariko uri hagati aho impamvu naguciyemo uriya mudamu yavuze ngo bashobora ngubu ngo bari mu biyobyabwenge ngo bari no mu busambanyi none benyibutsa ejo umuntu tipe yavuze akantu karasetsa yaravuze ngo hari produit nimwe urabona yongera agaciro iri izaje yarakoreshejwe cyane hari produit nimwe ku isi yongera agaciro kandi yarakoreshejwe cyane yaba ari inzu ishaje ntabwo ufite agaciro nk'inzu nshyashya imodoka ishaje ntabwo ufite agaciro nk'imodoka nshyashya sibyo noneho tipe arambwira ati si abakobwa bacu birirwa bavuga ngo babuze abagabo ariko bakirirwa baryamana n'abatipe agasanga kuza imyaka 28 imyaka 30 noneho wajya kubaza uti se bite akavuga ati ubundi matire uri matire ariko urizaje ati kuki umujene azajya kureba produit irizaje kandi hari aba 21 narasetse nenda gupfa abivuze rero ni ukuntu ati abakobwa bagomba kwirinda kuryamana n'abatipe kuko umukobwa ahitamo uwo baryamana umugabo ahitamo uwo bazabana urumva ako kantu kari philosophique cyane tuzabigarukaho ikindi gihe gusa nagira ngo ngaruka akantu kayizaje yabivuze biranyibutsa hanyuma tuyishime Jean Claude w'Inyagatare cy'abayaga ati umugabo tumwigiho byinshi bya mbere ni ugutinyuka ati nkanjye rwose mfite impano nyinshi muzansure ahubwo Claude wari guhita umbwira uti mfite impano iyi niyi rega tujye twiga kwivuga kuko iyo umuntu yikoreye introduction nabi cyangwa se iyo wivuze nabi abantu ntibagusobanukirwa neza nk'ubu wagagwe utubwira ngiye mfite impano iyi niyi ku buryo n'ubutaha ni nkenera umuntu ufite iyo mpano mpita mvuga ni ariko hari umuntu watwandikiye mu kiganiro hanyuma muraho neza nitwishimwe Jean Kicukiro nkaba nshaka kumutera nkunga ufasha gusora filime zanjye nakinnye mfite channel yitwa Jean TV filime yitwa Inkovu mu Nkovu filime murabibona icyifuzo cyanjye ubushobozi mfite ni buke mbonye umfasha byaba byiza nkatera imbere mwaba mugize neza mumfashije murakoze filime yitwa Inkovu mu Nkovu no kwamamaza ibikorwa bitandukanye ndabikora uwaba afite kimwe muri ibyo yamfasha murakoze at least urabona ko we yibura abivuze neza Inkovu mu Nkovu
hanyuma tukomeza kwitaba aho twitabye nta kibazo. Undi muvandimwe nawe ati Mike murakoze cyane, uwo mugabo muzamunshimirire kuko anteye kutiheba mu gihe ngihumeka. Okay, nibyo ngibyo ngira ngo inkovu ndabona ntayo ndi kubona, cyangwa niba yitwa inkovu sinzi, ndabona ntayo, cyangwa niyo yiyo ngiyo tureba. Allo, wiriwe? Allo? Allo? Amakuru yawe se kutari wavuze? Allo? Turakumva. Mike? Yego ndakumva rwose 5/5. Mama, umwana ufite talent yo Imana yo kuririmba nyine. Ariko nyine aracyari mutoya. Ntabwo kugira ngo tumusapotinge umwana azamuke. Ugira ibanga rya mbere atwohereza indirimbo yo kubwira ibanga rya mbere kugira ngo uvuge ko umwana azi kuririmba. Ubu nubimbwira nonaha ntago nabibona. Icya mbere rero uwo mwana wawe mukorere cyane kuko numva uri umuma musobanutse w'umusirimu. Mukorere nka Instagram account cyangwa TikTok cyane ujye umufata uturirimbo ubona yametirije yamenye neza udushyireho. Uzabikora amezi 2 umwana yarabaye umusitari mu gihugu, ahubwo aba producer baza kumwishakira wowe utakivunika ngo urahashaka abandi. Amezi 2 yonyine. Ntufite telefone ifata videos? Voilà, arepete twiza shoboye twose rwose. Mike afate video kuri TikTok yakoze atwohereza link cyane rwose. Nushaka ufate kamwe nanjye uzakanyoherereza no kuri Instagram wakanyoherereza. Okay, bagashyira kuri iyi nimero se? Oya, urebe unyure ukoresha Instagram? Oya, nkoresha Facebook urayikoresha? Yego. Unyandikire nitwa Mike Karangwa rwose, unyandikire leta nguha nimero yanjye. Sawa. Wowe inkovu ku nkovu filime ngo ntuzayitwa ngo iki channel yitwa ngo yitwa ngo Jean TV filime ngira ngo niko nabonye yanditse Jean TV. Jean like Yohani nyine TV film. Bya byose yatubwira Jean TV films I think ndabona ishobora kubire iri hose. Wapi? Uze kubitubwira neza byaba byiza. Reka twakira undi muntu umwe ubundi dusoze. Ndenterese Mike. Ubwo aratubwira neza. Allo, makuru yawe? Makuru meza. Nani mfite pana tuna filime. Nani mfite filime bita Kazarusenya. Kazarusenya? Iri kuri channel bita Idao Media. Kazarusenya biroroshye kuyibona. Reka turebe ariko nabuze ubushobozi. Ariko wamaze ariko arizo wamaze gusohora. Nasohoye ubuco bubiri buri kuri channel bita Idao Media. Ibyabo media ndabona nanayibonye hano. Kazarusenya episode ya 2 noneho ibibaye Kazarusenya bitumye avunika ntabibonye. So urakoze. Okay, komera kandi ugire courage cyane. Nibutsa abantu ko rwose impano yo gukina filime ishobora kugutunga, YouTube ishobora kugutunga, Facebook ishobora kugutunga. Icyangombwa nuko mubimenya, cyane cyane mwebwe abana mukiri bato mugaharanira kumenya ayo makuru. Coach wakoze kuzana gahunda yo mu rusengero. Turasoje ntago twongera kwakira umuntu mu munota umwe. Sinzi niba hari icyo wavuga cyangwa ibiri tugasoza. Kuri business warashatse kubwira abantu yo mu rusengero hari ebyiri za mbere wavuzeho, wazigarukaho zo gukora application, cyane cyane abakora za application za telefone, ko mu rusengero ari ahantu h'ingenzi. Ariko urongera uranavuga ngo ahantu hari umuntu urenze umwe haba hari opportunity. None mu rusengero baba barenze umwe, baba bari mu bihumbi. None se Mike, umuntu aguhaye miliyoni y'amadolari akavuga ngo uyitubure kabiri, atariko nagushyira kuri ku kirwa uri wenyine, uzatubura gute se? Ntibishoboka. Ninde uzagura? Nta muntu uzagura. Rero nuvuga ngo abantu iyo uri kumwe n'abantu ugomba kumenya ko hari ibibazo afite nawe nk'uko ufite ibibazo bitandukanye. Nubikemura nawe byawe bizakemuka. Nukuvugana nukunyaka abapasiteri ukavugana nabo ukumva bimeze bite. Ikibazo cy'amaturo kiragoye. Uhera aho ngaho gikemura. Uvuga iriya app yo ni ikintu cyoroshye, nta mafaranga menshi bigusaba,
utangire ukore ushobora no gukorera kuri channel ya Facebook cyangwa ya Instagram cyangwa ya YouTube ukabihera wabona abantu babikunze ukabona no gutekereza uti dore ufite abantu 5,000 bakurikira YouTube yanjye shyiraho bijyanye n'ira app nyine yo gusinziza abantu sibyo nuzo ukabibwira Michael cyangwa abandi investisseurs nta uzanga gushyira amafaranga ukora iyo app kubera ko abona ufite abantu waratangiye ntabwo wicaye ariko urabona nk'aba batipe babiri bati ngiye mfite YouTube channel yitwa gutya nakoze na filime dore kibura n'iki urumva birafatika atandukanye ngo ndashaka gukora filime yego wimbwiye ngo ndashaka gukora iki ngiye tudebye nimo gukora ni gute nabona inkunga ni gute nagira ibitekerezo ibintu nk'ibi ni ibintu bitandukanye voilà so ndumva ari naho twasoreza mbere yuko dusoza rero wongere wandike pasi shiraho ka kantu k'akazi keza kadomorwa mwibuke kwiyandikisha kuri akazi keza akadomo rwa iwanyu mfite ibirahure 2 byamenetse iwanyu mfite ibirahure 2 byamenetse dore ngiyi website iyandikishe kuri akazi keza akadomo rwa niba warize imyuga iyo ari yo yose yandikishe nk'ubu iwanyu mfite ibirahure 2 byamenetse ndashaka abantu bo kubishyiraho cyakora nabwiye umuntu andebera mu bamaze kwiyandikisha arya buri ibirahure ntibishyirwaho n'abantu bize carpentry oya hanga gatandukanye hanga ibirahure by'amadirishya bizana n'amadirishya mwebwe birazana okay umuntu wumva azi gukora ibirahure by'amadirishya utuye mu mujyi wa Kigali uzi kubikora neza uhite wiyandikisha ku kazi keza ejo ndakubona nzahita nguha akazi kihuse ufite ibirahure bigomba kujyaho iwanjye rwose urumva umuntu wumva abizi neza guteraho ibirahure iyandikishe hano ku kazi keza uhite ujyaho byihuse ejo rwose ejo uzabona akazi nshimira umusore wamfashije utuye mu murenge wa Kicukiro umusore wamaze gukora amazi yo muri toilette n'amazi y'amarobine yo hanze yabikoze neza pe nawe ndamushimira cyane yitwa Jean d'Amour yabikoze neza cyane kandi akantu narakamuhaye wamuhaye rating kuri website se ahubwo sindayimuha ariko ndaza gushyiraho comment rwose yankoreye neza pe ibintu byari bimaze igihe kandi yabikoze neza kandi nanjye naramuhembye aranishima urumva yarambwiye ati nari nzi ko ibintu bitazakora ariko yagiye kumva yumva umuntu aramuhamagaye ati uzaze turamuyobora araza akora n'ibikoresho bye nawe rero wiyandikishe nongere nibutse abantu bakora maintenance za computer abantu bakora ibya frigo cuisinier namwe muyandikishe ababaji abakora electricité namwe muyandikishe abanyarwanda namwe mukeneye izo service ni mugiye kuri akazi keza murebe umuntu hariho abantu benshi bafite CV mubaha akazi bakore ndumva ari naho twasoreza ariko kuwa gatatu tuzabigarukaho ku buryo burambuye Mike hagati aho uyu munsi nabyutse ncana amatara nibyo kwazimya batiri mfiraho mpita mfata ka kantu kayi shyiraho bana direct hita yakayiruka uzi ko birakaza sindi agacumi kane uyu munsi ariko muri iyo batiri gupfiriyeho urapanika tunajya nkomeza kubwira abantu bagahindura business aho ngaho kabisa ni byiza rero God bless you mwakoze kubana natwe coach Imana igumugisha ubukomeza kwitanga rwose Imana igumugisha hamwe na famille yawe turagushimira cyane ubwo rwose mu ijwi ry'abantu badukurikira turagushimiye pe ngira ngo abantu munkurikira tuzashaka umunsi umwe rwose nawe tumushimire cyane by'umwihariko Imana igumugisha rero wowe n'aba wese n'abadukurikira mwese Imana igumugisha ko mudukurikira ubwo naho utaha tuzabazanira undi muntu we wahanze indi business nawe itangaje cyane bivuye muri covid muri no minsi reka tubashimire naho kuwa gatatu guhera saa 1 kugera saa 2 God bless you. God bless Mike